hariya hasi hari andi makuru ufite koko ya ndani avuga kuri iyo kesi? ntabwo navuga ngo nzi impamvu wenda Claude yaba yarabivuze, gusa icyagaragaye nuko hagati y'abakinnyi batatu kuri batatu bari mu kibuga kuko Nibizi Ramadhan yabigarutseho avuga ati buri wese yari afite misiyo y'umukinnyi agomba kuba yakoreye marikaje cyangwa se akina nawe, avuga ati nkanjye mwabibonye ko Sefu yanyirukaga inyuma buri kanya, mwabibonye ko Richard yabaga ari kuri mugenzi wabo Mamadou Lamine Ba, hanyuma kandi na Tadeu Ruwanga ndetse na Muhire Kevin ibisanzwe kuba abakinnyi bakina ome mu kibuga cyane cyane ku bakinnyi ba mediateri. Ariko icyagaragaye nuko Tadeu Ruwanga engineer yabaga buri kanya ari kuri Keve cyane, anamushyiramo utuntu tw'udukokora gake gake, anamukandagira ku birenge kabisa, ubona ko ari gushaka umuvana muri match. Wenda icyantunguye nuko kapiteni Muhire Keve yashyize ukuri hanze, kavuga ati nge burya Claude yanyegereye arambwira ati witonde, Tadeu Ruwanga afite gahunda yo kuvuna, yabivuze kandi urabizi ko dufite imikino imbere, ikipe y'igihugu yacu izabikina na Sudani, uri kapiteni wacu, witonde rero ataza kukuvuna. Ariko nge wenda nabifashe nka mind game yo kugira ngo wenda Keve akine yireze riva yitonze cyane, ntiyangaje imbere ya Tadeu Ruwanga kugira ngo ataza kumuvuna. Ariko ari n'abifashe wenda nk'ubugambanyi bavuga bati muri APR ko bakoze gahunda bapanguntu babaza kwica match bahere kuri Muhire Keve avana mu mukino, akaba yabibwiye Keve. Ubwo si ubugambanyi kweri ibyo yakoze nibyo, ariko ubwo icyabaye ni kimwe nuko Keve ntabwo rwose yari indimi yabishyize agaragara Axel, ubwo buri wese yagiye yitoranyiriza yikuriramo ibye. Sasa hari mu ndiho ngerageza gukomeza gushakisha iby'iyi nkuru, naguye ku kiganiro cya Tadeu Ruwanga n'umwe mu bantu baganiriye, umuntu w'inshuti ye, kugira ngo yumve icyo abivugaho. Tadeu Ruwanga mu magambo ye yagize ati: byantunguye cyane kuba Muhire Keve yatangaje amagambo nk'ariya. Ubwo ndiho ndabishyira mu Kinyarwanda. Nahuye n'abakinnyi bakomeye barimo Andrea Yudede, Sadio Mane, nakinnye AFCON CAF Champions League, nakiniye Simba, nkinira Vipers, nkinira Tanta FC n'andi makipe akomeye. Oni Tadeu Ruwanga. Ntibinsaba kuba nakwitwara neza ku ikipe duhanganye ari uko navunnye opponent. Nakinanye na Keve muri shampiyona ya Egypt, uretse kuba twaraganiraga ndetse tukanahura kenshi, mu busanzwe ni inshuti yanjye. Ni ibinyoma byantunguye cyane, wenda tuzashaka umwanya tuganire ambwira impamvu yabikoze. Ngayo magambo ya Tadeu Ruwanga, ngiyo reaction ya Tadeu Ruwanga. Niyo musore wamwumvisha uburyo ari acting. Akubita ingingo avuga ati nakinanye n'aya makipe. Aravuga ati we Keve uri kuvuga ibyo ukwambura baro ntabwo byansaba ko nguvuna. We Keve yamwishyura umupira ntabwo byansaba ko yamukashije mu bwenge. Ariko buretse ko ibingibi ubundi Keve ntabwo yakaba yarabivuze. Ubundi Keve bino yakabaye yaravuze nyine aka kantu ntakazanemo, kuko nuvuga ngo harimo ubusi ebyiri. Claude yamubwiye ko urumva aho ngaho ni muri half time, kuko nivuga ngo yamubwiye kuri gahunda, amubwira ko gahunda ihari n'ubundi azi kuza kwitonda. Wanda kuko ari kugira ngo akange Keve. yanabibwira bari muri tano. Bari muri tano. Muri tano nabwo yabimubwira bagiye gusohoka, bagiye gutangira match. Amubwira ati kuri gahunda harimo ko ibitsa aza kuza kubikandagira. Icyo ngiki cya mbere umuntu abakubitsemo ubwoba, nuvuga ngo uraza gukira umugendera kure unikanga. Hari baro udasaba. Ubonye hari ntabwo yangaje ngabanye duet. Angaje murazigabanya. Icyo ngicyo ruhande rumwe cyo kugira ngo Claude ategure. Ikindi Claude nashobora ko yamubwira avuga ati byanze koze ahangande kumugira inama. Ariko nuvuga aba ari n'inama yakugiraga, nubwo abari maragukanga ubundi kano kantu yari kukagumana. Muri bavuga ati okay sa niba ari n'inama niba yaneguraga ibi byose reka mbigumane, ntabwo byagomba kuza muri media. Nabwo ko Tadeu hariya hasi hari andi makuru ufite koko ya ndani avuga kuri iyo kesi? Ntabwo navuga ngo nzi impamvu wenda Claude yaba yarabivuze, gusa icyagaragaye nuko hagati y'abakinnyi batatu kuri batatu bari mu kibuga kuko Nibizi Ramadhan yabigarutseho avuga ati buri wese yari afite misiyo y'umukinnyi agomba kuba yakoreye marikaje cyangwa se akina nawe, avuga ati nkanjye mwabibonye ko Sefu yanyirukaga inyuma buri kanya, mwabibonye ko Richard yabaga ari kuri mugenzi wabo Mamadou Lamine Ba, hanyuma kandi na Tadeu Ruwanga ndetse na Muhire Kevin ibisanzwe kuba abakinnyi bakina ome mu kibuga cyane cyane ku bakinnyi ba mediateri. Ariko icyagaragaye nuko Tadeu Ruwanga engineer yabaga buri kanya ari kuri Keve cyane, anamushyiramo utuntu tw'udukokora gake gake, anamukandagira ku birenge kabisa, ubona ko ari gushaka umuvana muri match.
wenda icyantunguye nuko kapiteni Muhire Keve yashyize ukuri hanze kavuga ati nge burya Claude yanyegereye arambwira ati witonde Tadeo Ruwanga afite gahunda yo kuvuna yabivuze kandi urabizi ko dufite imikino imbere ikipe y'igihugu yacu izabikina na Sudani uri kapiteni wacu witonde rero ataza kukuvuna ariko nge wenda nabifashe nka mind game yo kugira ngo wenda Keve akine yireze riva yitonze cyane ntiyangaje imbere ya Tadeo Ruwanga kugira ngo ataza kumuvuna ariko ari n'abifashe wenda nk'ubugambanya bavuga bati muri APR ko bakoze gahunda bapanguntu babaza kwica match bahere kuri Muhire Keve avana mu mukino akaba yabibwiye Keve ubwo si ubugambanyi kweri ibyo yakoze nibyo ariko ubwo icyabaye ni kimwe nuko Keve ntabwo rwose yari indimi yabishyize agaragara ubwo buri wese yagiye yitoranyiriza yikuriramo ibye. Sasa hari mu ndiho ngerageza gukomeza gushakisha iby'iyi nkuru naguye ku kiganiro cya Tadeo Ruwanga n'umwe mu bantu baganiriye umuntu w'inshuti ye kugira ngo yumve icyo abivugaho. Tadeo Ruwanga mu magambo ye yagize ati byantunguye cyane kuba Muhire Keve yatangaje amagambo nk'ariya ubwo ndiho ndabishyira mu kinyarwanda nahuye n'abakinnyi bakomeye barimo Andre Ayudede Sadio Mane nakinnye AFCON CAF Champions League nakiniye Simba nkinira Vipers nkinira Tanta FC n'andi makipe akomeye Oni Tadeo Ruwanga ntibinsaba kuba nakwitwara neza ku ikipe duhanganye ari uko navunnye opponent nakinanye na Keve muri shampiyona ya Egypt